Azina ganjye ni Nsabimana Leonard. Ndayo ndandambara nderugoba yarinze kagamisandinda Nsabimana Leonard uzi ku izina rya Ntandambara aratabaza Perezida Paul Kagame nyuma yuko utuma twishima Abdallah Minisitiri amuboretse kuri X. Ndagusuhuje kana none nguhaye ikaze ingenyeta Mr Bean utarengeje promota ntagore bagyuzuye. Iyi ni Bean Empire nguhaye ikaze. Tugiye kurebera hamwe ibyabaye kuri Ntandambara nyuma yuko ateje saga mu minsi yashize ubwo umudamu waririmbiye Perezida Paul Kagame bamwubakiraga inzu mu minsi yashize. Uyu nawe Ntandambara yaranditse avuga ko atitaweho, ariko ubu ngubu noneho yaje atabaza Perezida wa Repubulika avuga ko ashobora gutabarwa umuziki utazazimuzimijwe n'abayobozi. Mu magambo y'uyu Ntandambara kuri X, Nsabimana Leonard warimbye indirimbo nziza ikamamaza Perezida wa Repubulika muri 2017 aratabaza cyane, ndetse yanditse kuri X yahoze yitwa Twitter avuga ngo Bwana Minisitiri wa Rwanda Youth Arts aramutaginga, mbabajwe no gusanga mwaramborotse hano kuri X. Mu by'ukuri ibi ntibizanca intege na gato mu kazi kanjye k'umuziki nkorera igihugu. Arongera ataginga Excellency Paul Kagame avuga ati Paul Kagame and RPF Inkotanyi ndabatabaza cyane ngo mundinde kutazazima nzimijwe n'abayobozi bakomeye. Abantu benshi bakomeje kwibaza ese ni iki Ntandambara apfa n'abayobozi? Ni iki cyatumye Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi aboroka Ntandambara? Nkuko bigaragara utuma twishima Abdallah yaborotse Ntandambara biragaragara byohe nta kibazo, ahubwo kubera iki yamuborotse. Benshi batangiye kwibaza, bamwe batangiye kwandika ngo ni ikihe kibazo urubyiruko rw'u Rwanda rufite kugeza ku rwego rwaho ajya kwandika cyangwa akageraho Minisitiri amuboroka. Ni ikibazo gikomeye gikomeje guteza urunturuntu hano kuri X ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Ni ibintu byakomeje gukomera cyane kugeza ku rwego rwaho abantu batangira gutekereza ko hashobora kuba hari ibibazo bihari hagati ya Minisitiri ndetse n'uyu Ntandambara. Ntandambara yahimbye indirimbo nziza cyane, indirimbo ndetse na Perezida wa Repubulika yasubiyemo ubwo yari ari kwiyamamaza akayiririmbaho kandi akayikoraho cyane. Ni indirimbo yazamuwe cyane na Perezida wa Repubulika ubwo yabirimbaga ubwo yagiye Rubavu akavuga ko Ntandambara yamutera ubwoba, kandi koko ni indirimbo nziza yari ikwiye kuba iririmbwa mu ubwo buryo. Uyu Nsabimana Leonard ni umuntu wagumye kugaragara kera kuko hashize imyaka 5 akoreye ikiganiro kuri BTN TV avuga ko indirimbo yasohotse ikarya hiti nawe ikamushyira kuri hiti ndetse akamamara, ariko nta mafaranga yigeze ayibonamo. Mu minsi yashize nabwo Ntandambara ubwo umudamu waririmbye Perezida wa Repubulika ubwo aheruka kwiyamamaza bamwubakiraga inzu nziza cyane, Ntandambara akavuga ko ntacyo indirimbo yaririmbiye RPF cyangwa se Paul Kagame Perezida wa Repubulika yigeze mumarira. Abantu bamusamiye hejuru bamubwira ko ari isharagize, ko atakagombye kuba avuga gutyo mu gihe bubakiye undi muntu cyangwa bafashije undi muntu wari ukeneye ubwo bufasha cyangwa se wakoze ikintu nyine aricyo gihe cyiwe.
ariko bikaguma kwibaza, ese koko nta ntambara nuko perezida wa repubulika atabizi, cyangwa se nuko abura ubuvugizi, cyangwa bwa buyobozi nyine avuga bushaka kumuzimya bwo hasi burahari kandi koko bushaka kumuzimya? Ese koko nta ntambara we? Niba koko ari nabyo, ubona guhatiriza byo bishoboka ko byakora? Mbere yuko tugaruka gusesengura ibyo ngibyo, ndagira ngo mbibutse ko muri Bean Empire, muri Bean Tech, muri Bean X Shop, hose aho ushaka utwandikiye kuri 0789715647 tukugurira ibintu mu Bushinwa tukabitumiza ndetse bikakugeraho mu gihe gitoya. Ku ba content creator bagitangira ibintu bya YouTube, cyane cyane social media, aho ziva zikagera, turagufasha kubona ibikoresho ku mafaranga makeya cyane, bikakugeraho bifite umutekano kandi bifite ubuziranenge. Tubikugezaho aho uri hose mu gihugu, tubikugezaho. Nyandikira kuri 0789715647, hanyuma ngutumire igikoresho cyose, yaba ring light, mikoro nziza, amatara meza ya studio, yaba ukora studio, yaba ushaka gukora podcaster, ibyo ushaka gukora byose ndabigutumira cyane nkabikugezaho. Kuri Bean Shop birahari nabyo, ubikeneye na kano kanya ubigura ako kanya nabwo bidatubiguhereza. Icyo ushaka cyose tukikugezaho aho uherereye hose mu gihugu. Ndagushimiye rero, nge nyita Mr Bean, iyo utarengejeho promoter ntabwo reba byuzuye. Tugaruke kuri nta ntambara. Nta ntambara nibyo yararirimbye, aririmba indirimbo nziza, ariko nkuko tubizi mu muco nyarwanda iyo uhatirije biranga. Turabizi ko perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame ari umubyeyi ureba kandi akareba kure. Nubwo rimwe na rimwe hatabura bamwe mu bayobozi bo hasi bashobora kuba imbogamizi mu iterambere ry'umuturage, ariko hari n'abandi bayobozi bareba neza kandi bakageza kure ku buryo bareba ngo umuturage akeneye iki. Niba warakoze ntago guhatiriza ngo ushimwe ari sawa, ntago gushimwa babihatiriza, ahubwo bisaba ko bikorera kugira ngo bibashe kukugeraho. Nyine komeza ukore. Niba wowe ikintu wakoze ari umutima w'urukundo wo gukunda igihugu, umutima wo gukorera igihugu, umutima wo gukunda perezida wa repubulika, ukamukorera indirimbo, komeza ukore. Komeza ukore wowe kandi ukore cyane. Komeza ukore kandi wowe ukore cyane, hanyuma utegereze Nyagasani ndetse n'ababyeyi bacu bazabibona ko kuko wakoze neza, hanyuma baguhe igihembo. Ariko nukora ukeneye gushimwa, ukeneye ngo bashime, bizakugora kuko ibyo utegereje hari igihe bitinda. Gushimwa hari igihe bitinda kuko cyane cyane ko ntawe uba wagutumye ngo ujye kubikora, ahubwo wabikoze kubera urukundo rwo gukunda igihugu no gukunda umuyobozi wacu. Inama ngira nta ntambara niyo ngiyo, ahubwo nkasaba n'abandi bayobozi nyine mugani kugeza ku rwego rw'aho minisitiri aboroka umuntu. Ni ibintu nyine wibaza habaye iki, batadusobanurira niki cyabaye kugeza aho minisitiri nyine aboroka umuntu. Minisitiri akakuboroka, uba waramwandikiye kugeza he? Byaba byaragenze gute? Kandi nzi ko Abdallah utuma twishima, minisitiri w'urubyiruko, hari umuntu nyine rwose uri mu sociable, utapfa guhita avuga ngo arakuboroka gusa nta cyabaye. Ushobora kuba nyine waramuhojeje ku nkeke cyane, bigatuma wehe ahitamo kukuboroka avuga ngo byibuza abe akuborotse, bireke guteza uruntu cyangwa se ibibazo bikomeye cyane, utazanamuteza n'ibindi bibazo, cyangwa se hakaba hari ibindi mwapfuye mudakeneye kutubwira habe namba, twebwe tudakeneye kumenya. Rero ngushimira ko udukurikira kandi ukadukunda. Nge nyita Mr Bean, iyo utarengejeho promoter ntago riba ryuzuye. Iyi ni Bean Empire. Nyabuneka mbere yuko dukomeza, wibutse gukanda subscribe aho hasi niba unyumvishije kugeza kuno munota. Uri umuntu w'ingenzi kandi ngushimira ko uri umuntu w'ingenzi. Ahubwo kanda subscribe aho ngaho, hanyuma urebe ibintu byibera. Sharinga bino biganiro
sharinga zino nkuru, fasha nanjye ngere kure, fasha nanjye mbona uburyo nguha ibintu by'ubwenge kandi byiza cyane, dufashanye. Nkwibutsa ko dufite YouTube ibigisha ibintu bya social media ndetse n'ibindi bintu by'ikoranabuhanga, yitwa Bin Tech TV. Nkakwibutsa ko dufite YouTube icaho filimi z'urukundo bayita Bin Romantic. Nkakwibutsa ko dufite channel icaho comedy n'amafilimi bakaba bayita Bush Kid. Ndagushimiye rero ko udukurikira umunsi ku munsi kandi ukabudukunda. Ngewe nyita Mr Ben, nutarenzaho promota ntago reba byuzuye, umwana w'umuco ubikunda kandi ubyemera. Alright, ndagushimiye.